mwese mudukurikiye nge ndi Ambassador Rusagara tugiye kubana mu kiganiro cy'ubuhinzi. Uyu munsi twasuye umusaza witwa Munyengabe. Ni umusaza wo mu murenge wa Musambira mu karere ka Kamonyi. Ahinga rero imbuto nyinshi zitandukanye zirimo amakomamanga, dragoni, imizeti, ibintu by'amapome, amatunda, indimu, amacunga n'ibindi. Murabona ko hano hari amacunga meza cyane. Uyu munsi rero tugiye kumugenderera atuganiriza tubwire mu by'ukuri ubu buhinzi yabutangiye ryari, yabukoze gute, iki gitekerezo cyavuye he, ese buri muntu ashobora kuba yagira ibi bintu akabigira umwuga bikaba byakora. Nibyo rero tugiye kuganira kuri uyu munsi. Ngendeye Ambassador Rusagara muri rusange nk'uko bisanzwe, tugiye gufatanya muri uyu mwanya. Ndi kumwe na Ihimbazwe Happiness kuri kamera, hanyuma ibindi ndaje dufatanye na muzehe atwereke yadutambagize umurima we. Murakoze, ndabashimiye. Nitwa Munyengabe Reveriyani. Ntuye mu mudugudu wa Giheta. Akagari ni aka Cyambwe. Yego. Umurenge wa Musambira. Akarere ni aka Kamonyi. Yego. Intara y'Amajyepfo. Aha. Tugusanze hano utuye tukugendereye mu by'ukuri kubera ibigendanye n'ubuhinzi ukora. Mu by'ukuri ubuhinzi ukora ni ryari watangiye gahunda yo guhinga imikomamanga? Imikomamanga bimaranye imyaka 6. Umaze imyaka 6? Mpinga amakomamanga. Nyahinze vuba, ntabwo ari ibintu natangiye mpinga kera. Hashize nk'igihe kingana iki? Imyaka 6 nyine. Imyaka 6? Niyo nyimaranye. Hanyuma ni ryari watangiye guhinga izi mbuto izindi zisanzwe? Maze nk'imyaka 30. Ni kera. Ni izihe mbuto uhinga? Natangiriye ku macunga, imyembe, amavoka, buhoro buhoro. Mfite amoko menshi. Yego. Bwa mbere natangiriye ku macunga, avoka, imyembe, ariko ubu mfite andi moko mashya. Ayahe? Ari imbere, ubwoko buri imbere cyane buhenze bwasumbye nawe nahingaga amakomamanga. Nabonye ari nayo wagize business cyane ifatika. Mu by'ukuri wowe ugereranije imbuto uhinga, ni izihe mbuto zikunzwe cyane ku isoko? Zikunzwe ku isoko zifite amafaranga, nubwo zitazwi, izikunzwe ku isoko ubu ndavuga zifite amafaranga, amakomamanga. Yego. Hanyuma ni iki cyaguteye gutangira gukora ubuhinzi bw'amakomamanga? Amakomamanga rimwe nari mfite, nayaga mpinga ibinyomoro. Ubundi nari n'umuhinzi w'ibinyomoro. Yego. Bukeye umuntu yaga ishyira ibinyomoro, arambwira ati ariko mfite n'urubuto rwitwa ikomamanga, tuzaza urebe. Bukeye ararunyereka. Ariko ashyize kuri telefone hasohokamo ibintu ruvura, iki byose, icyo amakomamanga amara, mbona ni byiza. None nkurayo urugendo ndarutera rero, ndarutubura. Waraje aruguhaye uhita uza urarwituburira? Ndarutubura. Noneho nsubirayo rero nzana n'izeze, none nazo ndazitubura. Nkora umushinga gutyo. Noneho ni izihe? Nubwo buryo narubonye, ariko nabo baba bazivanye hanze. Umukomamanga ukomoka muri Irani, ukomoka hanze. Mu Rwanda ntayikunze kuhaba. Irahari ariko mu bigo by'abantu bazivanye hanze. Si ukuvuga ko nabuvanye hanze, nabuvanye aho ngaho, ariko barabivanye hanze. Utubwiye ko waje ugahita urutubura. Ibyo byose si ikomamanga ryonyine utubura. Ni izihe tekinike ukoresha mu gutubura cyangwa se mu kugerefa imbuto? Amakomamanga nta gerefa. Washinga ishami cyangwa se ugahumbika imbuto zayo. Ni ubwo buryo nyatunganyamo, nyatuburamo. Yego. Izindi zo ukoresha? Amacunga nta gerefa. Mu Kinyarwanda bita kubangurira. Kubangurira. Amacunga, imyembe, amavoka, ibyo byose birabangurirwa. Hanyuma ubuhinzi bw'imbuto zibanguriye n'ubuhinzi bw'imbuto zisanzwe bitandukaniye? Dutandukanyirize ubuhinzi bw'imbuto zitubuye n'izisanzwe. Ziriya mbuto zitubuye zera vuba. Zera vuba, zerera imyaka 3. Ziriya z'imyimerere kuva kuri imyaka 5 ujyana hejuru. Ariko zo ziraramba, zirakomeza zikera. Yego. Ziriya z'intuburano rero nubwo tuzihinga ariko zisaza vuba. Ni izihe mbogamizi uhura nazo muri ubu buhinzi bwawe? Kereka ubusimba nibwo butera ikibazo,
twagize amahirwe bwari bwaje mu myembe buza no mu zindi mbuto ariko busa nk'ubworoheje ubusimba nibwo bugira ikibazo naho amasoko ndayafite nta kindi kibazo. Hari ibikoresho bidasanzwe waba ukoresha muri ubu buhinzi? Nta bikoresho bidasanzwe mfite ntabwo nkoresha, ntabyo sinakuretse se n'ikizenga ikiyaga mfite nyonganyonga harimo n'ivomerera, nta bindi bintu bisaba cyane. Ibindi ni ukubikorera isuku, abakozi iki byose bisaba igishoro ariko muri make udafite igishoro ntabwo wabikora. aho twazengurutse hose abona umuntu umwe udafite igishoro hari icyo wakora byagorana. Ubona ibikorwa remezo bihagije kugira ngo ubuhinzi bwawe bugere ku rwego rwo hejuru nk'uko ubyifuza? Ntabwo bigoranye cyane, ntabwo bigoranye. Amasoko ndayafite, mva nkanga nkagera kuri kaburimbo ikajya Nyabugogo, Kigali, ntabwo bigoranye. Noneho ubu twavuga banaranguzaga wahamagara umushoramari akanakuranga akaza akirwanira n'ibyo ngibyo. Wowe icy'ingenzi ni uko wamuhaye imbuto. Ntabwo byaca intege, ntabwo bigoranye, si ibintu bitakorwa nuko atabikora gusa ibintu bitakorwa. None se ni gute ubungabunga ibidukikije n'ubutaka muri rusange ariko ukoresheje ubuhinzi bwawe? Ubona ari gute ushobora kubungabunga ubutaka n'ibidukikije muri rusange mu buhinzi bwawe? Mu buhinzi urabanza ugatunganya imingoti ntajyemo isuri, ubu butaka ntibugende. Niyo mpamvu babonye ziriya mbuto zose zimeze neza, nuko ubutaka bwose buhari ari ubuzima, ntabwo imvura ntibutwara. Hari uruhare rw'imihindagurikire y'ikirere mu buhinzi bwawe ubona? Birahinduka, ubona bihinduka ariko ni rusange. Hari ikintu imihindagurikire y'ikirere nk'izuba ryavuye imvura gihese ubwo biba bihindutse, ubwo uba utagisaruye nk'uko byagomba kugenda. Yego. Hanyuma imbuto zawe zigurishwa hehe? Ufite amasoko angana iki mu Rwanda cyangwa se no hanze niba hari? Hanze ntayo mfite, ariko mfite amasoko ayo mfite nyayo, mfite amasoko n'atatu mbese muri make. Mfite isoko kuri Simba Supermarket hariya ku Gishushu. Yego. Mfite isoko kuri Furuwepu, kandi n'abantu bacuruza imbuto ku rwego rwo hejuru. Noneho mfite n'isoko abantu ku giti cyabo nyine bafite ibibazo by'uburwayi, nabo ndabashyira. Ubu noneho twavuga ko imbuto zawe zifite ugereranije imbuto zitubuye n'imbuto zidatubuye, uzigereranyije ku isoko, izifite agaciro ku isoko ubona ari izihe? Izidatubuye. Kubera iki? Zifite agaciro cyane ndabwira ku makomamanga. Ubona bitandukanye? Nubwo tuzihingaga umwimerere aba ari umwimerere. Nubwo uzumva umuntu avuga ngo ukiri igituburano, aba ari ikosa nyine, abakinenzeho. Yego. Iyo umuntu avuga ngo ukiri igituburano aba akinenze. Umwimerere urumva ko aba ari umwimerere nyine, ntabwo byagira agaciro kamwe. ntibinabona n'iminsi mu butaka kimwe. Ubu noneho twavuga ko ni iki wifuza kugeraho mu gihe kizaza mu buhinzi bwawe? Mu buhinzi urabona ko nkuze, nari nkwiye abandi bantu rero nabo bagakora nk'uyu mwuga kuko bivamo amafaranga rwose, nta kibazo mfite ku mafaranga. Sijya mfite amafaranga mu rwego rwo hejuru, ariko urumva ko ayo umuntu akenera aringaniye, ntabwo nayabura imbuto zeze. Ugereranije byibura mu buhinzi bwawe mu gihe wenda cy'umwaka, tuvuge twihe igihe cy'umwaka, mu buhinzi bw'imbuto yaba amakomamanga na ziriya zose ufite mwatweretse, byibura ushobora kwibarira ko mu gihe cy'umwaka ushobora gusarura umusaruro ungana n'amafaranga angana iki? Ubu urabona ko mfite n'amapikinyeri n'iki byose, n'umusaruro ntabwo nabura miliyoni 5 ku mwaka. Urumva ko iz'umuturage si ubwo si izo, ni izo ngizo zirahagije, ariko urumva ko uko iminsi igenda yicuma n'amafaranga ziyongera. urumva ko ibaze mu mbuto muri pikinyeri, wasanze hariya muri pikinyeri hariya nk'urugendo rw'umukomanga rwaguraga 5,000, ariko nazoreje ugura 2,000. Hari ubundi bumenyi cyangwa se ubushakashatsi ugerageza cyangwa se ukeneye kongera mu buhinzi bwawe kugira ngo umusaruro uziyongere? Cyane nk'ubu ngubu ngiye guhinga rwa rubuto bita Dragon fruit. Dragon ni urubuto rukomeye cyane kandi ruhenda.
kuri iriya Cyizere hariya Ikinyinya ikiro bakigurisha ibihumbi 12. Cyizere ubwo ni hariya bacuruza imbuto. Ikiro cya Dragon ibihumbi 12. 12. Naguze urubuto rwo guhumbika nta 6,000 kamwe ko guhumbika zanye mu babonye. Urumva se ubonye umusaruro kw'izo mbuto cyangwa se ubonye ingemwe kugemwe kuri 5,000 ukagira pikinyeri we nirimo ingemwe cy'ibihumbi 3 nta mafaranga waba ufite mu aba ari menshi ahubwo. Ahumva rero urumva nakongera gute n'ibyo ndabikeneye. Uwo mushinga ushyize imbere. Hanyuma ni iki ubona hari umuzungu w'umushinwa tugiye kuwukorana ugiye kumufasha. Agiye gufasha mu mushinga w'iriya Dragon wo guhinga iriya Dragon no kuyitaho. Kuko nabonye ko natangiye twaranabonanye ubu ngubu. Okay. Hanyuma noneho ubu umuntu yakwibaza ni iki ubona gituma umusaruro wawe uhiga iyindi ku isoko? Uhiga iyindi ni ukwitonda, gushyiraho amafumbire neza no kuhaba kenshi, kubungabunga n'imbuto kandi z'indobanure. Imbuto z'indobanure ni ukuvuga ngo byose ubu byibereyemo nta zindi mbogamizi zo ku ruhande. Harimo n'abakozi ariko ni ukuvuga ko ugahinga imbuto z'indobanure ziri ku isoko zimeze neza. Wabonye rero Washington, ama oranje, wabonye badeya riratunda, iyo inkuru rya mbere ku isi riratunda badeya. Waribonye? Naribonye. Harandi waribona? Oya, n'ubwa mbere ndibonye. Aho rero. Hanyuma ubu ngubu hari umuntu ushobora kuba afite wenda intumbero cyangwa se mu bitekerezo bye afite kuba yahinga imbuto cyangwa se yahinga n'ibi ngibi, kuko hari abantu wenda bari bubone ikiganiro bahita bashobora gutekereza no kwifuza kuba bahinga amakomamanga nk'uko wabidukanguriye. Ni iki ubona wahishurira abanyarwanda cyangwa se n'abandi bantu bifuza kuba bakora ubu buhinzi? Cyane cyane iyo amacunga byo barabizi, indimu barabizi, byose barabizi. Ko ku makomamanga byo ni akarusho. Gute cyane cyane barebye nko ku telefone bafite ama YouTube n'ibindi, akandikamo amakomamanga hasohokamo ibintu byinshi cyane. Kuko arimo imiti. Arimo imiti. Ukuva ku mizi y'ikomamanga kujyana ku bushorishori hejuru ngo ni imiti gusa. Ubu umuntu agukeneye ku bufasha bwo guhinga ibi bintu yakubona ate? Ese birashoboka ko mwahura? Ni izihe nzira yanyuramo? Natanga nomero za telefoni. Nicyo kisobanurira. Ntabwo tukiri ku makomamanga. Ufite inyandiko hariya sigena yanditse yindi. Bivuga ko amakomamanga atunganya uruhu neza, atunganya imisatsi y'abadamu muri rusange, ku musatsi ukamera neza, atunganya ubwonko, avura amakanseri, imivuduko y'amaraso. Ni byinshi cyane biri mu nyandiko aho ngaho. Ariko bivuga ko nakubwiye ko ntari umuganga, ndabyibuka byanditse gutyo. Ni byinshi cyane, ubikurikiranye uzabikurikirana. Ni byinshi cyane. Nakangurira abantu no guhinga amakomamanga kuko harimo n'imiti kandi harimo n'amafaranga. Noneho abantu bahinga nk'ubu kuri Furepu ikiro bambere 2,000. Ikiro bambere 2,000 cy'amakomamanga. Kandi ntago ari uduce twinshi, ni nk'utuntu 5, 6. Imbuto nk'eshanu zigaragara. Bakaguha ibihumbi 4 ugataha umeze neza. Ibibazo ufite ibiro 25 si 1,000 se. Okay, aho ngaho ni sawa rero. Noneho abantu gusa ahubwo rero ambanye makeya, ndi umuhinzi wayo arakenewe ariko ryegeye nyine. Abahinzi bose bahinze imbuto byakoroha, twabona imitobe yazo. Ubundi umutobe uva muri Kenya litiro 8,000. Uva muri Kenya litiro 8,000. Nta kintu ubona wowe ni izihe cyangwa se ni ubuhe bushake ufite mu kuba wafasha abantu mu kugira ubuhinzi bugari bw'amakomamanga nk'ubu ngubu ufite? Nuko natubura nyinshi kandi naraborohereje. Ubundi ikomamanga rigura 5,000 urugemwe, nashyize ku 2,000 kugira ngo babone uko bahinga. Rurahenze cyane. Urugemwe ushobora kurubona nko mu gihe kingana iki? Nk'ubu ngubu ndamutse nzikeneye ushobora kuzibona nko mu gihe kingana iki? Igihe cyose ushakiye. Ndazifite ko mfite pikinyeri se. Pepiniyeri ifite imbuto zihagije rwose.
noneho abantu bahe nimero yawe uzagukenera azagushakeho kugira ngo ube wamufasha cyangwa se uzakenera ibyo bindi azaze kubishaka iwawe. ubundi mfite amoko menshi n'amoko menshi cyane. Yego 078 30 63 927. Yego, iyo niyo nimero yawe abantu bagukeneye bagushakaho. Hanyuma wenda dusoza twasubiramo nta kibazo wayisubiramo. 078 yego 30 63 927. Ndibwira ko abantu bayumvise baraza kuba bagukontakita cyangwa se bakuvugisha kugira ngo ubagezeho izi mbuto. Hari n'izindi mbuto nabonye nabwiye abantu ku mbuga zanjye za TikTok, utubuto harya twitwa ngo iki? Eugenie. Babwiraho gato ku bigendanye n'akabuto ka Eugenie kugira ngo kariya kantu nanjye numvishije ari keza abantu bose bagahinze. Kararyoha cyane, kavamo ji. Hari umuntu ambwira ko karanahera cyane, yambwira ko ikiro cya turiya tuntu ngo kigura 3,000 bibiri gutyo, ariko kavamo na ji, kavamo n'imiti. Iyo urebye kuri telefone kavamo n'imiti. Numvise kararyoshye cyane. Bakita Eugenie cyangwa se mu kindi kirimo ngo niba ari Meriberi. Aha. Hanyuma wenda turimo dusoza ikiganiro, nk'umuzeti wabonye, umuzeti waryoha cyane nawe. Ubonye ko ngufite. Izo zose ni imbuto ufite? Imbuto mfite. Nuvuga ngo buri muntu ukeneye urubuto rwe rwose yakenera. Hari n'utundi tuntu tw'isukari ufite nabonye twitwa stevia. Hanyuma noneho wenda turimo dusoza, twaganiriye ibintu byinshi, twavuganye byinshi. Hari ibyo wenda dushobora kuba tutigeze tukubazaho cyangwa se ngo tuganireho, ariko wumva wowe wabwira abantu. Bwira abantu ubutumwa wumva ushaka kubagezaho. Ubutumwa nabagezaho ni uko nk'umuntu w'umuhinzi, abahinzi, ariko igishoro cya mbere ni uko bwakeye amahoro. Uburyo bwakeye Imana iguhaye iki igishoro cya mbere. Ubwa kabiri, igishoro cya kabiri rero kugira aho ukorera ufite ubutaka, icyo ni igishoro cya kabiri, sibyo? Yego. Ugeze amahirwe ukagira ubutaka rero, ukagira aho ukorera, wahinga imbuto ukagira amafaranga, cyane cyane imbuto zirobanuye, atari akajagari. Udahinze utuntu hari amakomanga, amacunga na voka ziri ku isoko ubu. Ibyo byose ingemwe zabyo urazifite? Ingemwe ziraboneka, tubura rwose, tubura ifite ingemwe. Ingemwe ifite amakomamanga n'izindi, ari amafigiye, iriya mitini. Gira ubutumwa uha Abanyarwanda batagira umutima wo kuvuga ngo reka tujye guhinga, bumva akazi ari ako mu biro cyangwa se ari ubucuruzi bw'ibintu biri mu mijyi hariya. Gira ubutumwa waha Abanyarwanda ku bigendanye. Ubutumwa naha Abanyarwanda, ubundi nubwo turimo abantu barimo gukora, nubwo imodoka zigenda, indege zigenda, ibintu bibiri ngo biri ku isonga, n'ibintu bibiri byonyine. Nubwo ibindi bikorwa byose turimo turakora, imodoka ziragenda, indege ziri mu kirere, ariko ibintu bibiri bihatse ibindi: ubuhinzi n'ubworozi. Ntabwo Abanyarwanda ufite icyo gishoro cyaho yakorera agakora, nubwo ibindi birimo gukorwa, ariko ubuhinzi n'ubworozi biri ku isonga. Nabwira Abanyarwanda rero, umuntu n'umuhinzi mbese ufite ubutaka ko yakora, tukavana amaboko mu mufuka tugakora cyane. Ikindi nakubwiraga kandi, umuntu arakubaza ngo urubuto ruzera ryari? Biriya bintu byo kuvuga ngo urubuto ruzera ryari, ibyo bintu mubaniho. Yego. Ntacyo umuntu yakora akavuga ngo ruzera ryari, wamubwira ati imyaka 3 uzaba rero, akuvuga ngo 3 ni myinshi, kumva ni kera. Oya. Basigaho bibaza ngo ruzera ryari, n'umwana wawe yazarurya n'iki byose. Ibyo ni ugutekereza nabi. Kuvuga ngo uhinga ikintu ngo ntuziye kizerera, ngo kizera ryari? Oya. Ni ikibazo. Nuko abantu bagasigaho, tugatera imbuto uzaba akiriho. Yego. Si ibyo. Muzehe wakoze cyane, tuganiriye byinshi, twanatemberanye, watweretse byinshi byiza mu buhinzi. Twagushimira ku mwanya wawe waduhaye, wigomwe uduha umwanya, twaguhamagaye mu by'ukuri tugutunguye, ariko waduhaye umwanya, uranatuganirije, ni byiza cyane. Turagushimiye rero kandi tukwifuriza ishya n'ihirwe mu mirimo yawe ya buri munsi.
ndibwira ko n'undi munsi igihe bizaba byeze cyangwa se bitaranera tuzakugana ukatuha umwanya n'ubundi nk'uko wawuduhaye. Nanjye ntabwo mpamvu imbere n'abashimiye, mwakoze cyane kunsura nk'abanyamakuru, mwakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Yego namwe ndabashimiye. Aho mukuye kandi umukuru w'ubwenge, Imana ibasubirize. Kuri murakoze cyane. Ndabashimiye mu izina rya Yesu. Yego umunsi mwiza.